Hello, mumeze gute bantu b'Imana? Twongeye kubasuhuza, twizere ko mumeze neza, mukomeye cyane. Twagiye rero ni kari kuri Shusho TV, twagiye urugendo rwacu turarukomeje rwo kumenya uko twabanira n'abantu cyangwa se uko twamenyana n'abantu turi muri relationship igamije umubano, igamije kujya mu rugo. Ubu tugiye gukora episode number 4, episode ya 4. Ejo twari twakoze kuri episode ya 3 tuvuga ibyo wamubaza ukamumenya mu buryo bugeze guti burambuye. Nibyo tugiye gukomeza rero ku episode ya 4, ibibazo bamubaza bigatuma umumenya, bigatuma mukomeza kuba mu mubano, utegura urushako ku buryo nimurugeramo ibintu bizaborohera, ahubwo ku buryo muzagira mu rushako rwanyu muziranye, atariho mugiye kwigana, atari bwo mugiye kumenyana. Ikindi kibazo rero wabaza umuntu cyangwa se ikindi kintu mwaganiraho, mwavuganaho mbega mugiye muri gufiansanya, mumaze kwemerana ko muzabana, mumaze kwemerana ko gahunda ari ugushakana, nyine ari rwo rugendo mugiyemo, atari copinage ziriya zisanzwe zidafite intego cyangwa se zidafite umumaro. Ikindi kintu mwaganiraho gikunze kuba imbarutso y'ibibazo mu rushako cyangwa se gikunze guteza ikibazo ni abana muzabyara. Kamaze se mukunzi muri kuganira mwahuje urugwiro, habe kuri telefone cyangwa se muri kumwe, ukamubaza ati se wiyumva gute ku bijyanye n'abana? Ese wumva tuzabyara abana bangahe? Ese ukunda hungu cyangwa ukunda kobwa? Burya Imana nigena nitanga ubyara n'igihe mwagera nkirubahira, nabyo birashoboka, ariko mu gihe yarubahaye se, mu gihe yarubahaye ibintu mugomba kuba mwarateguye mbere yuko mubana, ni ibintu mugomba kuba mwaraganiriye. Kuko se urifuza ko twazabyara nk'abana bangahe? Yewe mukobwa, yewe muhungu, wakibaza umuhungu, cyangwa se nawe uri umukobwa, nawe uri umuhungu wakibaza umukobwa. N'ibintu bitareba kote imwe, bireba kote zombi, cyangwa se bikora ku mpande zombi, ku ruhande rw'umuhungu no ku ruhande rw'umukobwa. Wamubaza ati ese urifuza ko twazabyara nk'abana bangahe? Mbaza rero ngo icyo kibazo kukimenya cyangwa se kukiganiraho bifasha iki? Birafasha cyane, kuko iyo mugeze mu rugo ntabwo musigana. Urasanga umwe uyu munsi arabyaye, mubyaye wa mbere, umugore asabwa ati reka nshyiremo agapira k'imyaka 10, kandi umugabo yaravuze ati ndifuza nka 3. Ugasanga iyo cyangwa se icyo gihe cy'imyaka 10 mushyizemo ntabwo ari ibintu byiza ku bantu mukibana. Udashaka kuvuga ati ngiye tuzajya tubyara umwana umwe, wenda se mukumvikana aho ati nimukunda 5 undi agakunda 2, reka duhurize hagati kugira ngo tubyumvikaneho, mukemeranya abana 3. Kuvuga ati wenda tuzabyara mu myaka 2 ya mbere, Imana inabaduha twonse uwa mbere, dushyireho undi kugira mu myaka 6 tuzaba twamaze kubyara, tugasigara turera. Akaba ari ibintu mwashyize ku murongo, atari ibintu muzagenda ngo bibagwirire cyangwa se mubisiganiremo, cyangwa se usange ko akunda umugore atwita, yabwira umugabo ati mugabo mwiza ndatwite, wenda twite nk'uwa 2, wayisamye ureba he? Njye nakubwiye ko nzabyara umwana umwe, ntabwo ngiye nshaka abandi bana benshi. Ugasanga no kuba twite inda y'umugabo wamushatse, wamukoye, babana mu cyumba umunsi ku wundi, bibaye ikibazo cyangwa se bibaye nk'icyaha nk'umuntu wayitwitiye iwabo. Kubera iki? Uko bije umwe muri mwe atabyifuza, bije umwe muri mwe atari byo yateganyaga cyangwa se mutabiteguye. Ni ibintu rero mugomba kuganiraho. Imana yabibahera umugisha kubwo urubyaro, mukavuga ngo natwe nk'abantu reka dushyiremo uko tubyifuza cyangwa se uko tubitekereza, turebe ko natwe niba ari 3 twemeranyije ni 3, ntabwo ngo turabyara buri mwaka. Ababyeyi ba kera barabyaraga bakabyara n'imbyaro 10, ko bari bafite imirimo, bari bafite iki. Ariko muri iki gihe ni ku mibare. Urabona umwana arajya ku ishuri, ugatangira kubira icyo yatangiye maternelle ya mbere, ataragera muri secondaire ngo ubone ko byibuze hari n'icyo ukuyeho. Ubwo rero ikintu cyo kuganira ku bana muzabyara ni ingenzi. Mumaze kubabyara rero, ikindi kibazo kijya kiza cyane mu rushako, nabyo mwaganiraho mu gihe mugifiansanya. Iyo mwamaze kubyara, ninde wita umwana? Ni ibintu mugomba kuganiraho. Muragera mu rugo, muratwite, murabyaye, mugeze igihe cyo gushaka amazina. Umugabo aravuga ati ni njye ugomba kwita, umugore ati ni njye ugomba kwita. Bene wabo n'umugabo ati nimutamwita iri zina ngiye mpisemo ntabwo biri buvemo. Bene wabo n'umugore ko akenshi ntabwo bagira ijambo cyane muri famille umukobwa we yashatseho, ariko usanga nyine ari ibintu abantu
batitaho kandi bifite kote febre cyangwa se bifite uruhande rubi bishobora kwangiza igihe atari ibintu mwateguyeho igihe atari ibintu mwateguyeho cyangwa se ngo mubivugeho mwicare mu biganire. Ni ukuvuga ngo niba muvuze ngo tuzabyara abana batatu, sheri nitubyara abana batatu, wa mbere tuzamwita, wa kabiri tumwite, mukabyumvikana. Ejo mutazagira mu rugo ugasanga nyirasenge w'umwana, nyina wabo, nyirabukwe, sebukwe, sogokuru amasano araje ati ni mumwitire ingiro, ugasanga murabipfuye kandi atari ikintu mwakagombye gupfa, ari ibintu bwanyu mwakagombye kuba mwarasetinze. Wenda niba ari umubyeyi ashatse kwita akita, ariko mwebwe ubwanyu wenda ukavuga ati njye nzajya nzana rimwe nundazana irindi, kugira ngo mwumve ko wa mwana mwabyaranye buri wese amufiteho uburenganzira. Impamvu icyo kintu ndi kukivuga gutyo nuko nzi ko kibaho, mbifitiye n'ubuhamya. Kujya kwita umwana wabyaye izina wewe nk'umubyeyi wahisemo bakaryanga, bakazana amazina sometime asa, urabona tusigaye twita bijyanye n'igihe, sometime ugasanga nawe mazina ugiye kwita uwo mwana wawe n'izina ryo muri analogage ariko babyita rya kera ritajyanye we n'ibyifuzo byawe. Ubwo rero ibintu mugomba kuganira, muganiriye ku bana muzabyara, mugomba no kuganira ninde uzajya wita, tuzajya twita abana amazina yacu mu buhe buryo. Icyo kibazo kivuyeho rero, ikindi kibazo kijya gusa na kira twabonye muri episode ya 3 kivuga ngo kumenya indangagaciro wifuza mu muntu mwabana. Iki cyo noneho ni ukumenya hagati yanyu, bijya gusa kubera ko numenya icyo indangagaciro z'umuntu wifuza ku muntu, uzamenya n'ibyo akunda n'ibyo yanga. Aha rero muri kumenyana ngo nkunda iki nanga iki, ni hahandi umugabo bazakubwira ati shiri wanjye njye sinkunda ubugari, iyo turi kurya rwose bigeze mu birire sinkunda ubugari, ubu ndeba gutya sinkunda kuryama ku manywa, niyo wampa iki sinaryama ku manywa ngo mbishobore. Umugore akubwira ati sheri wanjye ubu ndeba nkunda agafilime mana yanjye, agafilime ni akambere. Ejo kugira ngo naza agasanga wicaye muri filime mutazabipfa, bitazaba intambara kubera ko azi kubikunda. Ejo nujya guteka ubugari wowe mugore kubera ko uzi ko umugabo watabukunda, kubera ko mwabigana akubwira ati mu byo kurya sinkunda ibi, icyo gihe uzateka ubugari bwawe kuko ukunda. Ntabwo bivuze ngo kuba ugiye kubana n'umuntu nuko wigomwa ibyawe byose ukabireka, ahubwo menya ngo akunda ibi, reka mbimukore ariko nanjye bya bindi nkunda bitagize ibyo byishekwa, bitagize icyo byishe mu mubano wacu, nanjye mbikore. Nimba ari ubwo bugari mukunda reka mbuteke burya, ariko nibwo kumukunzi cyangwa se umugabo cyangwa se umutwaye w'urugo yambwiye ko tugifiyansanya ubugari ntabwo bukunda. Icyo kintu ngishyira mu mutwe, ngishyira mu bwenge bwanjye. Nimba yanatetse ubugari ni sample cyangwa se n'urugero rwo kubaha, nimba natetse ubugari we mutekere umuceri, bitwaye iki? Byose bihari bitwaye iki? Wimuhatira ubugari kandi ubizi ko atabikunda, wimuhatira kujya kuryama ku manywa ngo sheri ijya kuruhuka, kandi yakubwiye ko ntabwo ajya aryama ku manywa because kubera ko iyo aryamye ku manywa abura ibitotsi nijoro. Why not utamwihorera agakomeza uko ibintu yabikubwiye, agakora ibintu uko yabikubwiye. Ni byiza rero hano kumenyana cyane, ukamenya icyo umuntu akunda, ukamenya icyo yanga. Icyo gihe iyo uzi byaba ngombwa agakora liste, bitwaye iki? Agakora liste, agafata agapapuro cyangwa se kuri chat yanyu akandika kuva A kugera kuri Z, akandika ngo nkunda ibi simbikunda. Noneho ukabisoma cyangwa se ukabishyira mu nyurabwenge zawe. In case mwatangiye rwa rugo rwanyu uvuga iki ni ko tugiye kurya ubugari saa 6 kandi yambwiye ko atabukunda, reka ncane kare mbanzeho umuceri we nkore agasosi ku ruhande mbite nkora ubugari, arya umuceri ndya ubugari kuko nanjye ndabukunda ndabushaka, ntabwo ndi bukomeze ndya umuceri kubera ko we atarya ubugari. Ukumva mwarabiganiye murabizi, ibyo ntibibe intambara, ntibibe ikintu mu rugo. Umugabo akakubwira ati sheri sinkunda abagore bagira bakaguru bagenda, bigutwaye kwicara mu rugo nibo umugabo ari byo akunda kandi ari byo bizakubakira. Kuki wumva ko kanaka we umugabo we kuko kuba yaramubwiye ngo cyangwa se fiyansanga ati ko wagenda nta kibazo, kuki wumva ko nawe ugiye kubangira ingata akaguru ukajya wirirwa uzenguruka kigaruka bimaze amaguru cyangwa nyaruguru cyangwa hehe bitewe naho uherereye, kandi ubizi neza ko wowe yakwiye ati sinkunda umugore ugenda kubera ko ndabizi yagiye abagore tugira menshi, uragenda ukavana ibya hano ukabijyana hariya. Ubwo icyo gihe bigufasha iki? Iyo umenya umuntu ngo akunda iki, ukamenya ngo yanga iki, kugira ngo rwako rwanyu ruzalasting cyangwa se ruzamare igihe kirekire. Wowe wibanda kuri bya bindi mugenzi wawe akunda, ukareka ibyo yanga. Ibyo igihe bizagufasha nyine kuba watuma umuha agaciro, kuko nabona wibanda cyane ku byo ukunda, rimwe kabiri gatatu akabona bya bintu yanga
bya bintu yanga nta kintu kiri kuzamo, icyo gihe azavuga ati ntabwo nashatse mperekeje abashatse, kuko mfite umuntu unyumva, mfite umuntu uzi ibyo nkunda, akaba azi n'ibyo nanga. Ikindi kintu mwaganiraho cy'ingenzi kugira ngo ibibazo tuhite tubihagarika, nabahitiyemo iby'ingenzi. Ufite ikindi kibazo ariko ushaka kumbazana wagishyira muri comment nacyo nkagereraho ku yindi video. Ikindi kintu cy'ingenzi mu buzima bw'abantu bateganya kurushinga, kuganira ahahise hanyu. Kambisubiremo, kuganira ahahise hanyu. Aha niho hahandi hahita hazamo umukobwa niba ari umufiyemeri yarabyariwe, bavuga ati njye nabyariye mu rugo byagenze gutya bla 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 bla, nari muri relationship birangira nyine ndangaye nk'abandi bana, birangira bimviremo kubyara mfite umwana umwe. Cyangwa se akakubwira ati n'umusore nakubwira ati mfite umwana, ni urugero. Cyangwa se akubwira ati ngiye ndi imfubyi rero iwacu byagenze gutya na gutya, mu rugo nta bantu, ni njye njyenyine, cyangwa se mfite abandi barumuna banjye ndera. Umukobwa nawe akaba yakubwira ati nanjye mu rugo nubwo ndeba gutya barumuna banjye ninjye badipendinzeho. Ibintu nk'ibyo mukabiganira ku buryo ejo nimugera mu rugo bitazagongana. Icyo gihe mumaze kuganira ukamenya bimwe ibyo ukamenya ahahise h'umuntu, nibyo bigena uko umutwara, nibyo bigena uko umwibombarikaho. Kuko nimba ari imfubyi n'urugero ya jenoside, ntabwo uzajya uhora uvuga ibintu bimukomeretsa kandi ubizi ko ibyo bintu bibabaza. Nimba yarakoze ari imfubyi, ababyeyi be baramubyaye wenda bagapfa akiri mutoya, icyo gihe bizagufasha kuvuga ati ntabwo yabonye urukundo rwa kibyeyi, wenda nubwo nanjye ntamukunda ngo mukunde nk'uko ababyeyi be bari kumukunda, ariko ngomba kumuha keya, akavuga ati byibuze mu buzima nanjye nubwo ntakuriye mu rukundo rwa kibyeyi, Imana impaye, iransubije, Imana impaye umuntu umfasha cyangwa se unkunda, nanjye byibuze nanjye ndaruhutse. Uri kumva, hari igihe noneho muri kuganira ibyo bintu by'ahahise hanyu, hari igihe mu myumvire y'umuntu hari ibyo yifuza cyangwa se hari ibyo yexpectingaga, yasanga ibyo bintu ako expectingaho ntabihari, bikamufasha kuba yafata inzira cyangwa se icyemezo kinoze. Nk'urugero, ushobora kuba nk'umukobwa akavuga ati njyewe wenda, mu rugero ari umukobwa kuba ati narifashe mu bukobwa bwanjye kuri iki gihe, kuri iyi myaka aho imbuga nkoranyambaga zateye imbere, biragoye ko umukobwa yifata, n'ibintu ahora areba mu mbuga nkoranyambaga ntavuge ngo reka ajye kubitrayinga ku basore hanze aha, akifata akavuga ati reka nifate nzashake nk'isugi n'urugero. We icyo kintu akagisetinga mu mutwe we, yarangiza akavuga ati byibuze ntabwo nahamya ko umuhungu tuzashakana azaba akiri imanga, ariko mu byo ndifuza ko nzasanga atarabyaye hanze, n'urugero. Noneho mwaba muri kuganira, yakumva koko uko akwifuza, akavuga ati ngiye nta mwana mfite hanze, nubwo ntarashaka cyangwa ngiye gushaka muze nta mwana mfite hanze, ntabwo nigeze mbyara. Icyo gihe wa muntu bizamwongera indangagaciro yo kugukunda. N'umukobwa mwaganira akavuga ati nanjye sinigeze nkubagana, wenda nahuye n'ibisitazi ibi na biriya, ariko sinigeze nkubagana bimeze gutya na gutya. Icyo gihe biragufasha cyane, kubera yuko uba wabwiye umuntu ibintu agomba guheraho. Tuba duhuye dukuze, cyangwa se abantu baba bahuye bakuze iyo bagiye muri relationship. Rero niyo mpamvu ugomba kuganiriza umuntu, ukamubwira kugira ngo abashe kugusobanukirwa, ukamubwira hahise hawe, ukamubwira bya bintu uzi ko bitari bwangize umubano wanyu. Ntabwo mvuze ngo umuhishe, ariko hari ikintu ushobora kubwira umuntu kikatagituma birangira utarangiza no kukivuga. Ibyo nabyo tuzabifatira umwanya wabyo, ariko bya bintu by'ingenzi ushobora kumubwira bigatuma kumenya, bigatuma nimba uje mu rukundo ukeneye impuhwe, ukeneye umuntu kwitaho by'umwihariko, ukeneye umuntu uguhumuriza, ibyo bintu agomba kubishyira mu nshingano. Episode ya 5 rero ibibazo tubirekeye aha. Episode ya 5 ntuyicikwe. Niba ugeze hano ari ubwa mbere, kora subscribe. Ukaba ugeze kuri hano ndi kubivuga, uri intwari cyane, Imana iguhe umugisha wakoze. Kora subscribe, comment, like, share, dukomeze. Muri episode ya 5 duhure tureba noneho mumaze kumenya namwe mwakundanye, mumaze kubwira ibyo bintu byose mumaze kubitegura, ahubwo noneho uri kubona imico itangiye guhinduka. Uzabibwirwa n'ikirero ko yatangiye kuguca inyuma, uzabibwirwa n'ikirero ko uwo muntu muri kumwe atangiye kukwitwaraho bitandukanye n'intego mwari mufitanye. Ikindi kibazo kimwe nahita nsorezaho, nari nibagiwe cyise kigaruka kuganira kuri budget y'ubukwe. Ubukwe bwanyu murifuza ko buzaba bumeze gute?
bitewe n'ubushobozi mufite. Ubukwe bwanyu murabupanga gute? Ubukwe buteza intambara, ubukwe butera ibibazo, ugasanga bamwe bashaka babukora biri hejuru, abandi bashaka gukora hasi, abandi ati tugende tuzatubukora. Ni ikintu rero mugomba kuganira bitewe na kondisiyo murimo n'ubushobozi mufite, nuko buri wese yakuze yifuza ubukwe bwe bwazagenda, mukabiguriza mugahuza hagati, mugafata kuri kote y'ibumoso n'iy'iburyo, mugahuza hagati, mugakora ikinogeye buri umwe hatabayemo gutsikamirana. Imana ikomeze kubarinda, ikomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu. Ndabakunda cyane. Ni kuri Shusho TV, ibiganiro nk'ibi by'umumaro byubaka nakagaruka. Mukore subscribe, comment, like, share. Episode ya 5 yo umva ndabararitse ntimuzacike. Bye, ndabakunda cyane.